Yes, ndabasuje cyane kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwese mudahwema gukurikirana Bivugwe TV uko bwije nuko bukeye. Yego nibyo munyemerere aka kanya ngiye kubivuga byose kabisa nkuko umuyoboro wacu nyine ariko witwa nukubivuga nta na kimwe dusize inyuma kabisa. Ngira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze hano ibuka gukanda subscribe maze no kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru nziza mu bigezweho byose. Ewana ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo rero uyu munsi tugiye kugaruka ku musore murimo kubona kuri screen zanyu. Ni umusore w'umuhanga cyane, umusore w'umuherwe, umusore ufite ubutunzi bwinshi budasanzwe, aho bivugwa ko ari nawe musore w'umukire kurenza abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko dukomeza kugenda tubibona mu by'ukuri. Ngira ngo rero ndaje kugira ngo mbasobanurire. Wakibaza ngo mbese ibi byose yabikuye he? Ubutunzi bwose afite yabukuye he? Amafaranga afite yakuye he? Amakampani akomeye cyane afite mu Bushinwa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umusore w'umuherwe kabisa. Ngira ngo mwe benshi mwakomeje kugenda mubibona ku mavideo yagiye akora hirya no hino, dore ko akunda gukorana na Isimbi TV. Mwaramubonye ko ari umuhanga cyane, afite kampani ikomeye cyane ipima ubutaka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikorera no mu Bushinwa, muri Amerika, mbese nyine ku isi yose. Ni umusore uzwi cyane na benshi hano kuri iyi si y'Imana. Ni mu gihe akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, bamwita Dr Katabarwa, umuhanga cyane. Yes, turakunda gukoresha Dr Katabarwa kuko n'ubundi niryo mwakunze kumumenyaho muri benshi. Mbese ibi byose yabikuye akora iki maginga? Reka tubisobanure neza mu magambo make tumuvugeho, kubera ko ni umunyabigwi, yakoze byinshi cyane byatumye benshi bamumenya, ndetse uyu nguyu we yiyemeje kuzasiga isi ari nziza kurenza uko yayisanze. Yaranabitangiye, afite inzu nziza cyane, inzu kabisa igerageza kuganira nawe igihe yagiye ku rugendo. Byose rero reka mbanze mbabwire ubundi Dr Katabarwa ni muntu ki. Ni ukuvuga ngo Dr Katabarwa yasoje amashuri yisumbuye arakomeza, maze agira impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Ewana ari nayo ya nyuma, cyangwa se doctora niyo ya nyuma kabisa. Kuvuga ngo yize kaminuza, arongera araminuza, yiga masters, yiga doctora, abadocteri nyine. Ewana agera kuri PhD, impamyabumenyi ya nyuma. Kuri ubu ngubu akaba ari umwarimu mu gihugu cy'Ubushinwa muri kaminuza ya mbere ikomeye kurenza izindi zose ku isi y'Imana mu bijyanye no kwigisha civil engineering. Uyu rero akaba ari we mwarimu wigisha hariya muri iriya kaminuza y'Ubushinwa, aho yigisha igishinwa akigisha n'abanyeshuri b'Abashinwa. Ni mu gihe rero mu gihugu cy'Ubushinwa muri iriya kaminuza, cyangwa se no mu Bashinwa bose, batemera cyangwa se badakunda umwirabura waba wajya guhereza ubumenyi abanyeshuri b'Abashinwa. Abashinwa murabizi ko baba bavuga ko bihagije, byose babyihagijeho. Ariko nanone gera muri comment gato umbwire, mbese hari umuntu ku isi mubona wihagije mu gihe Abashinwa bo bavuga ko bihagije, byose bihagije? Wowe ubibona gute mu by'ukuri? Hari umuntu kuri iyi si wihagije? Comment zirafunguye cyane. Yes, Dr Katabarwa rero akaba ari umwarimu ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri kaminuza ya mbere ku isi yigisha ibijyanye na civil engineering. Ikindi kandi akaba ari umuvumbuzi, akaba yivugira inka, ndetse akaba avuga n'amahamba. Ni umuhanga cyane. Uyu nguyu rero afite imodoka ihenze, ndetse yewe biranavugwa ko mu gihe gito cyane yitegura kugura private jet, cyangwa se indege yo kugendamo ku giti cye, nyuma y'uko yamaze kubona ko ibindi byose yamaze kubigwiza kabisa, aho bigaragara ko atunze amafaranga atagira ingano. Mu gihe gito cyangwa se mu myaka 4 ishize, uyu Dr Katabarwa yakoze ubushakashatsi ku bijyanye na gari ya moshi, aho nyine yifuje ko gari ya moshi zajya zitambuka, hanyuma rero zigasanga ikintu cyose kiri mu nzira cyamaze kwivanaho. Ibi rero yarabikoze maze abishyikiriza ikigo gikomeye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yifuza nyine ko iri koranabuhanga ryajya rikora mu Bushinwa. Barabyemera bitewe n'uko bari babonye ari ibintu bidasanzwe. Ubuhanga uyu musore yabyerekanyemo byatumye bamwemerera ko
iryo koranabuhanga ryari amaze kuvumbura rikora mu Bushinwa, ndetse ubu rikaba rikora aka kanya kandi akaba abihemberwa amafaranga atagira ingano. Afite inzu ihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Guhenda kwayo rero nta kundi utagira ngo ni ubunini cyangwa se n'iki, ahubwo ni uburyo ikozemo, ikoranabuhanga ikoranye nibyo bituma iba inzu ihenze hano muri Kigali, ndetse bikagaragara ko ari nawe musore ufite inzu ihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yasoje kwiga PhD cyangwa se yabonye impamyabumenyi ya nyuma y'ikirenga afite imyaka 33 y'amavuko. Ni mu gihe rero yari yasoje cyangwa se yari yatangiye kwiga amashuri ye afite imyaka 6, asoza afite 33. Birumvikana ko rero yamaze imyaka yose 27 yiga. Murabizi ko ari bake babyihanganira kumara imyaka 27 wiga kabisa, aba ari urugendo rurerure cyane. Kandi wibuke ko noneho we ibi byose yabikoze atarigeze asibira. Ni mu gihe abandi impamyabumenyi y'ikirenga bayibona barazanye uruhara cyangwa se imvi zarabaye uruyenzi, ariko we yayibonye ari umujene kabisa. Ni ibintu ashimira Imana cyane, kandi akanakunda kuvuga ko byose yabikoze kubera umurava ndetse n'umwete yashyizeho, akanifuriza abandi bagenzi be bari inyuma barumuna be ko nabo bakiga bashyizeho umwete kugira ngo bazabashe kubigeraho. Akunda kwishima, akunda kwambara neza, ndetse akunda gukina basket cyane mu buryo bukomeye, ndetse akaba afite n'ibigo bimwe na bimwe byigisha basket cyangwa se bikina basket. Mu by'ukuri afite imishinga myinshi itandukanye, ndetse mu gihe gito cyane, mu minsi mike ishize, yaherutse gusura ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu karere ka Bugesera. Iki kigo nacyo kikaba cyigisha ibijyanye na robot, aho mu by'ukuri abo biga ibijyanye na robot ari bo dusanga bakora izi kamera zo mu muhanda zifata abashoferi bagendeye ku muvuduko uri hejuru, arizo zituma, ari nabyo bituma kabisa ibyo biga nibyo usanga hahandi umuntu ataha yageze imodoka ye ku gipangu kigahita kikingura kikibwira ko boss aje kabisa. Yarabasuye cyane, ndetse abemerera ubufasha bwinshi butandukanye. Dr Katabarwa rero ni umwe mu bajene bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ni mu gihe benshi bakomeje kwifuza ko Dr Katabarwa yazava kwigisha cyangwa se gutanga ubumenyi mu gihugu cy'Ubushinwa, akaza kubuha n'abana b'Abanyarwanda aho yavukiye. Mu by'ukuri we rero ahita avuga ko aho yakuye ubumenyi agomba no kubusakaza muri bagenzi be, dore ko byose yabikomoye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ari nayo mpamvu akomeza kugenda yigisha mu Bushinwa. Ni umwarimu ukomeye cyane mu Bushinwa, ni umuhanga cyane, azi Igishinwa nkaho yamize Umushinwa. Ariko ikindi nakubaza ngo ese Dr Katabarwa azakomeze yigisha i Burayi cyangwa se azaze mu gihugu cy'u Rwanda? Comment ni izanyu.